Ni mu murenge wa Rubengera mu karere ka Karongi. Haravugwa inkuru y'abaturage bahengereye ubuyobozi bumaze kugenda bataburura inka yishwe n'uburwayi barayibaga. Kuri uyu wa 13 Kamena nibwo inka ya Rusimbi utuye mu mudugudu wa Kabera akagari ka Kibirizi yapfuye. Bahamagara umuvuzi w'amatungo muri uyu murenge ayipimye asanga yarazize uburwayi. Umuvuzi w'amatungo muri uyu murenge yategetse ko iyi nka bayitaba biranakorwa, ariko akimara kuhava abaturage bahise bayitaburura barayibaga. Umuyobozi w'umudugudu wa Kimana Muhawenayo Jonas yabwiye Igihe ko baje kumenya ko iyi nka abaturage bayitaburuye bakayibaga. Ati twaje kumenya ko hari inyama zaraye zigurishijwe abantu batamenya aho zakomotse. Dufatanyije n'inzego zitandukanye tuza kumenya aho zagiye zigurishwa, hamwe tunahageze dusanga barazitetse. Bamwe mu baguze kuri izi nyama ubuyobozi bwasanze bamaze kuzirya. Uwo bagezeho kuri uyu wa 14 Kamena saa 7 z'amanywa zitetse, ngo icyatumye arara atazitetse ngo nuko yari itegereje isombe yo kuzitekana. Nyuma yo gusanga inkono ku mashyiga, ubuyobozi bwacukuje umwobo basukamo izo nyama burazitaba. Uwari utetse izo nyama yagaragaje uwo yaziguze, nawe nyir'ukuzigurisha ashyikirizwa RIB sitasiyo ya Rubengera. Ibi bibaye mu gihe hirya no hino mu gihugu hamaze iminsi hagaragara indwara y'ubuganga yibasira amatungo yuza. Ibi byatumye hamwe na hamwe ibikorwa byo gucuruza amatungo, kuyabaga no gucuruza inyama bihagarikwa mu rwego rwo kwirinda ikwirakwira ry'indwara. Amakuru mashya TV. Kanda handitse subscribe niba utarabikora, uraduteye inkunga yo kujya tukugezaho amakuru mashya buri gihe.